ngiye kwakira umuntu waturutse ahantu kure itike yayigumane kuko ntacyo ndi buyikoreho urabona ko nayo kwishyura hano ntarayabona bamwite Eric mu muhamashyi mw'abantu mw'amashyi menshi ariko mwabaye muto haleluya ibintu mbiheruka 2-3 Clapton ari guperforminga mwiriwe neza uyu ni umwihariko Brighter oya ibi muri kubonana bya 2-3 aho banzegereze ndawe mwiriwe murakomeye ngo ikintu cya mbere ni ikihe ni amakuru ubwo uramutse ugiye kugura radio n'amakuru nicyo wagura mbere bata wanyo katubesha ngo tubyakire ariko ni ukuri mu mamashyi yewe bazi iminsi mu bushakashatsi ni 3 ariko ni ukuri ndahava mu nteruye ngiye maze iminsi mu bushakashatsi nibaza ikintu gituma inzoga zihenda ubushakashatsi bwanjye ikintu kiri gutuma inzoga zizamuka sibyo nabugezeho ndaje mbibabwiye ubwa kabiri ni ikintu kiri gutuma abajura bari gutera imbere ku rwego rwo hejuru ugasanga benshi bari kwaguka bakabyibuha bakagira kandi n'abajura ikindi cya gatatu ubwo ntabwo ubushakashatsi bwa gatatu ntabwo ndabubonera igisubizo ikintu cya mbere ndahera ku kintu kiri gutuma inzoga ziri guhenda bro nasanze ikintu kiri gutuma inzoga ziri guhenda ni abagabo babiri bicaye ahangaha Rusine na Patrick bakimara gutangira gukina ibintu byo gutsinda inzoga zari gutangira kuzamuka ntabwo mbeshye mane abo batipu barenda no kumara abantu muri korali z'abadeperi oya ceceka hari abantu batayumvishe mvugo niwo wayumvishe wenyine ufendeke niwo wayumvishe hari umuntu wayumvishe ko navuze Rusine na Patrick niyo cyo wayumvishe n'abazetse ariko aba bantu ni ukuri bakimara kwinjira muri la kariyeri yo gukina ari abasinzi korali zatangiye kubura abayoboke fantazira ziba nyinshi ubushakashatsi bwa kabiri ni ikintu gituma abajura baguka nasanze rero ari umuterankunga uremereye bafite umuterankunga witwa MTN iyo bari mu kazi baganira for free guhera saa sita kugeza saa 10 akazi kafunga bagahita bayikuraho rero ni icyundi muri ari ikintu nkora cyane gikomeye ariko hari impamvu ngiye buranyikunda ngewe buriya nkunda abasinzi ariko abasinzi baranagowe ahantu ukuntu bagowe uwo mutipe yazize kuba yaragaragaye muri selfie yafatiwe ku gisimenti pasiteri tatamuca muri korali ngo twakubonye bagiye ku gisimenti pasiteri tamubaza ngo none bari bagiye kugira ute umuhungu mu ijwi ryiza nagiye gutangira isabato none no kuba gatatu twakubonye nagiye kuyisoza mani birarenze byatari numuroje ara mu muhamashyi mu gihe ataravuga urugendo rwe yavuye iwabo afite umusatsi none dore ukuntu ameze kuko abandi bavamo bakagura ibiryo wiyogoshesheje ni mazimari yanga mwakira umukozi w'Imana Rumaga asesha ishapura abandi bambara mu ijosi reba najya ngo nerekana akakantu bantije uriya mutipe uri ari inyuma witware murabona gasagate ubu ni ngewe uzareba ngewe yo natiye ndaberwa niduhura naberewe uzamenye ko natiye kubera ko nimba umuntu akoresha ubukwe bwa 5,000,000 yateye ikoti ry'200 abananiwe kurigura se nuko gutira bitumuberwa mwihamashye abantu mutira nkanjye nawe warindiwe amasi menshi kuri Fred Rufendeke nababwiye ngo komediye bose barisukishije kubera kubura akazi kandi umuntu uvuze ko bihenda ari yogoshesheje ubu urashatse ko ufite amafaranga bro ntago wanyatse bibiruje hano mbambabonye werejize ahantu hari abantu bake kuryoha ndaje twongere twibwirane amashyi menshi kuri hari n'isano nanze
kumwakira narumagaga ndikwaza muremure ntabwo wakwakira abantu ndabeshya rero ntabwo nose ubu koko ntabwo byaba urumva nabanje kwakira abantu umugore ntabwo ari umuntu ariko ewa namashyi menshi kuri ari Sano hano harimo abastari badanje n'abanza ko mbakira ariko ndabizi ko Makembe ari hano mu muhamashyi Michael Makembe wa mutipe n'umuproducer wa Danje ariko akorera mu bigwa ahantu mu biti sasa murajya mumfashe twakire umunyarwenya witwa Kapi Rwanda kuri Instagram ngamfollowinga sinzi nimbagira ndi mazina ariko nayo ngayo nzi. Ladies and gentlemen, put your hands together for Kapi Rwanda. DJ Ibera Amsterdam no itwara fata ariko thank you so much bro. Ndamujama n'umufriend kuri Facebook. That's real. Anyway, ninjire mu ndirimbo bita izina. Buri gihe niyo ninjire amarika abantu nyine bakunda kuncinja ko nkunda Bruce Melody. Ariko ntabwo mukunda. Mukundira nyine mukundangana tu Bruce Melody. Iriya ni izina ushobora kutishisha umukobwa ukamubwira ati nitwa itaye wacu Bruce Melody. It's a good thing. Ariko imagine like witwa uyu ngo yitwa Rufendek. Ari umukobwa wakemera ko wamuha izina Rufendek. Babe, I love you. Mu izina ryanjye nitwa Rufendek. Listen, mama machine, you need black ya dance. Anyway, nje nkunda kugira ibitekerezo cyane mbonye ari nesana uburyo yambaye. Ndeba Rumaga, ndeba n'abandi ba TikTokers naza amazina ya Prince we ni bisanzwe yambara nk'abajura. Mwambaye nk'abajura ariko nk'abajura kabagira inama. Nagira ngo bagira inama mujye mwiba mu gihe APR na polisi byakimye. Inzego z'umutekano zo zagiye muri sport, sibyo? That's real. Anyway, manchije kuvuga ibishego bishize. Abenshi basigaye banyita umwana wa Bralirwa bitewe na blague ngo nateye. Ariko mu byukuri abanshije ibishego I will never nzongera kubivuga. Sibyo? Ariko ndagikunda for real. Nkunda igihugu cyane kuko please. That's real. No. Ikibazo naje kubona bitewe nuko abantu batwushije byinshi. Ari ikibazo naje kubona ku kintu bita Sofia. Sofia ni iri gufata abantu kubera umuvuduko. Sibyo? Hari umushuti wanjye nako ni brother wanjye n'umutari yitwa Korode. And then ejo yaratashye akunda kubaka urugo afite umugore. Kubaka urugo si bivuge bacinja kuvuga ino. Akunda gutera akabari. Sibyo? Absolutely nabivuga ariko akunda gutera akabari. And then brother ejo yaratashye none harukura moto basigaye bahindura black ugasanga moto yawe iraparitse ariko barakwandikiye ngo bora umuvuduko none brother wanjye yaratangiye akazi we n'umugore we bigeze hagati nyine brother wanjye yatangiye message ati dore bora umuvuduko turakwandikiye none brother bitewe na pressure ta ari reply no polisi ngo online akoraga gake reka mabwire inkuru nziza hano nakoye girlfriend bitewe na black na tay ako ikimbabaje bitewe n'ukuntu papa yagiye abana benshi naratashyisaga ni sister yaratangiye gutereta pero yajera Belize yaje haje Kevin okay abapadiri muri abakatolika muri hano muzamura intoki wow mbonye umukatolika umwe ariko ntaribi abakatolike nagiye Vatican marahazi ni muri Roma muri Vatican abapadiri gusa ibikorwa byose bakorerwa n'abapadiri abamansera ariko buri gikorwa cyaho cyitirirwa umutagatifu utubari twaho akabari kitiriwe mutagatifu Yosefu kabagahari ariko igitangaje mu makuru yakumva mu kabari kitiriwe mutagatifu Yosefu wapfiriye mu that's real no amakuru y'Vatican amakuru tugiye kubagezaho ni inkuru iri kuvuga ko inkoko yari yibwe bivugwa ko yashinjwaga padiri Claude ariko twasanze mansera ari wari wayibye mansera Venerable nibyo b'Vatican bariba mukoma amashyi blague yatanje abahanzi giye kubagira inama Rufendek iswa kwa GT business Chris easy sibyo nazaza kora indirimbo firstly niba cyangwa yambuka imipaka nazaza kora indirimbo ajya taginga Rwanda sibyo kuko ari yambukiranye imipaka sibyo yakora niri ku bintu by'abahanzi iyo blague birareze mu ikomeye hari ikibazo nibaza kuki abana mwavukanye impano zitandukanye like Clapton ni umukomediye
Bruce Melody azi kuririmba Renee azi gukina football magaze kuvuga imivugo ari nayo sana ziguhogoza guhogoza nimba ari impano nibyo nazo noneho kuki Bruce Melody atakinye football ngari ne sano abe umujura wenda ariko nabimitiriye biramusa ningero no kumujura ni impano bedewe ariko nakoze ubushakashatsi nsanga biterwa n'ikintu ugiye gakunda kurya twita umwana nka Bruce Melody yakunda kurya ibintu related na music arya tu microphone arya tu mixer utuntu n'utundi mama Lionel yakunda kurya ibintu related na football arya amabaro amapoto ibyatsi mama Clapton yakunda kurya ibintu related na comedy arya ibitabo birimo George niyo mpamvu uzari hari akakiro ntabwo uzigera usanga mu gitabo murakoze cyane twa Kapi Rwanda thank you so much